bona azamutse yerekera mu Kinigi, nanjye nambukiranya umuhanda ndamukurikira, ngeze ruguru habura metero 3 ngo muvugishe, ngiye kubona nitegereje ku birenge bye, sanga amaguru ye ni iminono y'inka. Ibyo mbabwira ntago ari ukubeshya, naritegereje ndebye ku maguru ye, sanga ni iminono y'inka. Iyo udasenze Imana, gusenga nabi cyangwa gukizwa nabi bitera umwaku. Hari igihe ujya kumva ngo gukizwa nabi bitera umwaku, abandi bakumva ko ari imigisha, ariko yukijijwe nabi bigutera umwaku. Ni nako usambana n'umuntu wasambanyijwe n'abadayimoni, cyangwa se ugasanga umugabo yasambanye n'umukobwa, uwo mukobwa yasambanye n'abahungu, yibwira ko ari umuhungu baramwishyuye. Mu by'ukuri muri iki gihe kigoye cy'iki gihe, hahandi usanga umuntu kwiyubaha byaramunaniye, hahandi usanga abantu bamuzi. Ariko ndi kugira ngo nkubwire ngo bakozi b'Imana, abanyamasengesho, ijambo ry'Imana riratubwira ngo turi inzandiko zisomwa na buri wese. Niba uri umujura, abantu bazi ko uri umujura, bamaze kubatumira baraza bicara muri wa muntu. Ari hahandi ujya gusanga, ugasanga umuntu yatangiye ari umusazi, bigaragara ko ari umusazi gake gakeya, wajya kubona ukabona araberuye, noneho arirukanse akuyemo imyenda. Ugasanga umuntu agiye gutangira mu bintu bijyanye n'ubusambanyi, ntiyigera agasambana, ariko atangiye noneho agiye mu bintu byo gusambana araberuye. Ni hahandi ujya kumva ngo runaka yatangiriye ku muntu, ku mukobwa, ugiye usanga ajya afata abakecuru, ugiye usanga nta n'umwe ahitaho. Kujya ujya kumva umuntu ngo iki kintu cyarananiye. Wowe manza witegereze, umanza umenye neza, ese iki kintu nagitangiye nte? Hari igihe ujya gusanga, ugasanga hari icyaha cyakubase mu rugendo rwawe, kukihana urakihana, ariko ntago kijya gishira muri wowe. Mu kanya urakihana, ukumva ko kanya imbaraga ziraje, ariko mu kandi kanya ukumva biranze neza, ejo urongeye ugisubiyemo, ejo urongeye. Na Bibiliya iravuga ngo neza, Yesu yabivuze neza ngo ntimukabe mfite abantu benshi bari abakozi b'Imana, uyu mwanya bari gukorera Satani, bahaye intebe Satani, bari gukorera Satani ku mugaragaro. Ariko mbabwire ngo nubwo bimeze gutyo, biratubwira ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko meze nkawe, ariko ngo nzabishyira imbere y'amaso yawe. Rero tubasengera Imana kugira ngo umwuka w'Imana abane namwe muri uyu mwanya wo gutambutsa ubutumwa Imana yabahaye. Mana yacu turagushimye mu izina rya Yesu. Habwa icyubahiro kubwo kugira neza kwawe, ni wewe wera kandi wowe kiranuka. Tugushimiye ko warinze mwene data n'umuryango we, natwe waraturinze. Dusengeye umukozi wawe kugira ngo umushyigikire, amavuta y'abakozi amanukire muri we, kandi nyiringabo Imana avuge nk'ubwirijwe nawe, umurinde kuvuga ibye ubwe, ahubwo avuga ibyawe. Umwuka wawe wera amuyobore kuva atangiye kugeza ashoje, kandi umwuka w'ubwenge amuzeho mu izina rya Yesu. Njya nkunda kuvuga ngo abadukurikira ni abanyabwenge, ni abantu basobanutse. Niyo mpamvu tumusabiye umwuka w'ubwenge, kugira ngo uwo mwuka w'ubwenge abe muri we. Kandi mwami tumusabiye umwuka wo gutinyuka, avuga ibyo wadatinya. Hariho nabo utuma bakagira ubwoba bwo kuvuga, ariko umuhe kuvuga ibyawe nk'uko wamubwiye, kandi umurinde kugabanya cyangwa kongera. Tubimusabiye twizeye kubikora mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ni karibu umukozi w'Imana, urugi twarukinguye. Murakoze. Twongeye kubaramutsa abakunzi b'Amakuru y'Ijuru TV, muraho neza. Yesu nashimwe. Abubaha Uwiteka Imana ntago bazacirwaho iteka. Nubaha Imana nawe Imana izakubahisha, kandi ikiruta ikindi izabaha n'ubugingo buhoraho. Imana ibaha umugisha. Nukuri Imana yo mu ijuru ibaha imbaraga zo kubaha Imana no kuyikomeraho no kuyinambaho. Kandi bakozi b'Imana
murusheho kuyisaba umwuka wera muyobozi, musaba Imana abamarayika bo kubarinda no kugendana nabo ndetse no kubarengera uko bukeye n'uko bwije mu izina rya Yesu. Uru rugendo ntago twakwishoboza tudafite Imana, tudafite abamarayika baturinda, tudafite mwuka wera. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuko itimanye umwana wayo, byo byonyine kubera ko Imana itimanye umwana wayo, ntizabura kuduha n'ibindi byose. Rero saba Imana yera ibifatika mu izina rya Yesu, izabiguha kuko ari Imana ishobora byose. Mu by'ukuri tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Matayo. Ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cya Matayo ibice byaho 12, umurongo wawo wa 43 kugeza 45. Matayo ibice 12, 43 na 45 mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo dayimoni yavuye mu muntu anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro akabubura. Akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga irimo ubusa ikubuwe iteguwe. Niko kugenda kazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo, ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Niko bizaba kubika igihe kibi. Imana iturengere. Wongere udusubiriremo kugira ngo n'abantu babanje kubyumva neza. Abantu mudukurikiye mukurikirira ijambo neza, kubera ko iri jambo niryo rifite imbaraga gusumbya ibindi byose. Iri jambo mwene data dusubiriremo mu izina rya Yesu, abantu babashe kuryumva neza, ko ari igihe umuntu yumva ijambo akumva rigiye ntiyongere kuryumva. Ongera udusubiriremo. Dayimoni iyo avuye mu muntu anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro akabubura. Akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga irimo ubusa ikubuwe iteguwe. Niko kugenda kazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo, ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Niko bizaba kubika igihe kibi. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Iri jambo riri kutubwira abantu b'abanyantege nkeya. Mu by'ukuri iyo ufite intege nkeya zo gusenga Imana, cyangwa se ukaba ufite intege nkeya z'icyaha cyakubase, mu by'ukuri iyo ugize intege nkeya zo gusenga, abadayimoni barakwinjirana. Iyo wasengaga rimwe cyangwa se kabiri ukagabanya ibihe byo gusenga, abadayimoni barakwinjirana, kuko tubonye yuko abadayimoni baca ahantu hatari amazi. Ariko ndi kugira ngo dufatanye gusenga Imana mu by'ukuri muri iki gihe kigoye cy'iki gihe. Hahandi usanga umuntu kwiyubaha byaramunaniye, hahandi usanga abantu bamuzi. Ariko ndi kugira ngo nkubwire ngo bakozi b'Imana, abanyamasengesho, ijambo ry'Imana riratubwira ngo turi inzandiko zisomwa na buri wese. Niba uri umujura, abantu bazi ko uri umujura. Kubera iki? Wowe ntago wiyizi, ariko abantu bo barakuzi. Niba uri umusambanyi, wowe ntago wiyizi, ariko abantu bo barakuzi, kubera ko abantu bakumenya wowe utiyizi. Mani tugirire neza. Niba uri umurozi, abantu bazi ko uri umurozi, wowe abantu bakuzi wowe utiyizi. Ahubwo icyambere menya icyo uri cyo. Haleluya. Menya icyo uri cyo. Niba wowe uzi neza ko uri umuntu w'Imana, haranira kugira ngo Imana yawe igaragare mu mutima n'inyuma igaragare. Nigaragara inyuma, n'imbere iraza kugaragara. Izagaragara inyuma,
n'imbere yaramaze kuzura, kuko iyo amazi yasutse mu ndobo kugira ngo bigaragare ko ari amazi, aruzura akanasaguka. Iyo amaze gusaguka akameneka, adendeza hasi, yamara kudendeza hasi ukavuga ngo amazi yuzuye yagize ute, ari kumeneka. Reka n'agakiza kacu kagaragare mu izina rya Yesu. Agakiza kacu nikamara kugaragara, karagaragara ku mutima imbere no ku mubiri inyuma, kagaragarira abandi. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo turi ibyapa bigaragarira cyangwa se birangwa na buri wese, cyangwa bisomwa na buri wese. Mu by'ukuri natwe muri uyu murimo wo gusenga Imana, abo turi bo abantu barabizi. Niba bazi neza ko uri umukozi w'Imana w'ukuri, abantu barakuzi. Niba bazi neza ko ubigenzamo gakeya uri uwo kwishushanya, abantu barakuzi. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo dayimoni iyo abonye inzu ye iri mu busa, aragenda agatumira abandi. Yamara gutumira abandi, akazana abandi, hakaza abandi 7. Ba bandi 7 iyo basanze ya nzu iri mu busa, nanone abandi badayimoni barongera bakagenda bakajya gutumira abandi. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ibi bintu Yesu yabivuze azi neza ko biba mu bantu, azi neza ko bigora abantu kubera ikibazo cy'iki cyo kutegera Imana. Azi neza yuko iyo ugize igihe cyo gusenga gikeya, Imana iyo ugize igihe gikeya cyo gusenga, niba warindwaga n'abamarayika b'Imana 5 cyangwa se 7, bakaba bahagize intege nkeya cyangwa se ukaba ugize intege nkeya, abadayimoni baragenda bagahamagara abandi bakagukubita. Ariho hantu usanga ibibazo byagukubise, intambara zagushegeshe. Ninde uri mu makuba, ninde uri mu ntambara? Ni wowe. Imana itugirire neza. Hari igihe muri uyu murimo umuntu ajya avuga ati ngewe nakijijwe nk'inzoka, nari umusinzi, nari umusambanyi, ariko narihanye. Ejo wajya kwitegereza ugasanga bya bindi yihanye ejo asubiye hehe kongera kubinywa. Bitewe n'iki? Yagize intege nkeya zo gusenga. Kandi bajya bavuga ngo iyo ugendanye n'umujura uba umujura, iyo ugendanye n'umusambanyi uba umusambanyi, iyo ugendanye n'umurozi uba umurozi. Kubera iki? Hari ingeso agenda gusiga. Niba ugendanye n'umuhanuzi, birashoboka ko uzaba umuhanuzi. Bibiliya iratubwira ngo Eliya yajyanye na Elisa, Elisa agira ifuhe ryo kuvuga ngo pakamo imigabane yawe ingahe 2 y'umwuka wera. Elisa agira ishyaka ryo gusaba umwuka wera, imigabane 2 yari iri muri Eliya. Undi aramubwira ngo nuba amaso ntaragukurwaho. Haleluya. Ariko ibyo usabye biraza kuba ko Imana iraza kubiguha. Ngo nuko Elisa arasaba, akimara kubimukurwaho, Eliya agiye, Elisa arataka. Akimara gutaka kubera ko yari ari maso, ngo Eliya akata kuri wa mwitero awunagira Elisa. Eliya amaze gukata kuri wa mwitero awunagiye Elisa, bwa butware bwa Eliya buramanuka bujya kuri Elisa. Abandi bari bitege bari kuvuga ngo Elisa ari buze kumwara, ntabwo ari buze kwambuka iriya nyanja, ntabwo ari buze kwambuka iriya Yorodani. Ariko kubera kwizera n'imbaraga z'Imana zari zimanukiye muri Elisa. Ngo nuko Elisa ageze kuri ya Yorodani, aravuga ngo Mana ya Eliya, akubita wa mwitero Eliya yamuhaye, awukubita kuri ya mazi, ngo amazi agabanyukamo 2, ajya hepfo ndajya haruguru. Elisa yambuka ahumutse. Abari bamwitegeye barangije baravuga ngo umwuka wari uri muri Eliya yagiye muri Elisa. Kubera iki? Yagendanye n'umuhanuzi ukomeye, yagendanye n'umuntu ufite Imana rurema, agendana n'umuntu ufite Imana ikomeye, bituma icyari kiri muri Eliya kijya muri Elisa. Ni nayo mpamvu iri jambo ritubwiye ngo niyo mpamvu n'abadayimoni iyo basanze inzu iri mu busa baragenda bagatumirana.
n'imbaraga z'Imana nazo iyo zisanze hari izindi nanone zirongera zigatumirana. Ariyo mpamvu ujya kumva ngo Bibiliya iratubwira ngo Elisa hari ibitangaza yakoze, Eliya hari ibitangaza yakoze, Mose hari ibitangaza yakoze abikoreshejwe n'Imana. Iyo Mana rero nayo iragenda igakusanya izindi mbaraga zikaza zigakora ibitangaza. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo iyo umuntu abashije kugira intege nkeya, abadayimoni bakamwinjiramo, baragenda bagasanga ya nzu irangaye cyangwa cya cyumba kirangaye nta muntu urimo. Hari ikintu cyitwa abadayimoni bitwa abatasi. Abadayimoni bitwa abatasi bamaze gutata basanga iyi nzu nta kintu kibereyemo, niko kuza baragenda bayituramo. Bamaze kuyituramo babona batayibamo bonyine. Bamaze kubona ko batayibamo bonyine, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umudayimoni aragenda atumira abandi barindwi barushije kuba babandi babi. Bamaze kubatumira baraza bicara muri wa muntu. Ari hahandi ujya gusanga ugasanga umuntu yatangiye ari umusazi, bigaragara ko ari umusazi gake gakeya, wajya kubona ukabona araberuye noneho arirukanse akuyemo imyenda. Ugasanga umuntu agiye gutangira mu bintu bijyanye n'ubusambanyi, ntiyigera agasambana, ariko atangiye noneho agiye mu bintu byo gusambana araberuye. Ni hahandi ujya kumva ngo runaka yatangiriye ku muntu, ku mukobwa, ugiye usanga ajya afata abakecuru, ugiye usanga nta n'umwe ahitaho. Kubera iki? Yatangiye gake gakeya, arangije abadayimoni baragenda bagwira muri we. Imana itwambika izindi mbaraga mw'abakozi b'Imana. Hari igihe ujya kumva umuntu ngo iki kintu cyarananiye. Wowe manza witegereze, umanza umenye neza ese iki kintu nagitangiye nte. Hari igihe ujya gusanga ugasanga hari icyaha cyakubase mu rugendo rwawe, kukihana urakihana ariko ntago kijya gishira muri wowe. Mu kanya urakihana ukumva ko kanya imbaraga ziraje, ariko mu kandi kanya ukumva biranze neza, ejo urongeye ugisubiyemo, ejo urongeye. Na Bibiliya iravuga ngo neza, Yesu yabivuze neza ngo nimukabe nk'ingurube. Ingurube nizo ziruka ibirutsi zarangiza mu kanya zikabisubiramo. Iyo urutse ibirutsi ukihana ati nihanye icyaha cy'ubusambanyi, nihanye icyaha cy'ubusinzi, nihanye icyaha cyo kuroga, nihanye icyaha cyo guca inyuma y'uwo twashakanye, mu kanya ukagisubiramo. Ni kwa kundi nawe ubwawe usubiye kujya bya birutsi wihannye ukongera ukabirya. Saba Imana yo mu ijuru iguhe imbaraga, iguhe abamarayika bo kukugwanirira, iguhe umwuka wera wo kukuneshereza mu izina rya Yesu. Rero ikizabinesha niki? Nukongera ibihe byo gusenga, ugafata ibihe by'amasengesho, ukongera ugasenga Imana, ukayegera nayo ukumva ko ikwegereye. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iyo umudayimoni umwe aje ari umutasi agatata uko uhagaze, iyo amaze kugutata arongera akagenda akajya gutumira abandi barindwi basumbije kuba babandi babi. Iyo bamaze kubatumira baraza bakaba babi muri wowe. Icyambere, manza wowe wirebeho. Imana itugirire neza. Mwene data mushiki wanje aho uri hose unyumva, icyambere manza wowe witekerezo uvuge ngo njyewe ubwanjye hari ibintu byananiye kwihana kugira ngo birangire burundu. Icyambere manza urebe ngo umuzi w'iki kintu cyahereye hehe. Ujya wihana icyaha cy'ubusambanyi, ujya wihana icyaha runaka ariko ukumva kucyanya, ariko mu kanya amarari akongera akaza akakugarukaho, ukongera ugakora cya kindi ukakihana nticyongere gushira imizi yabyo ntiranduke. Wa mudayimoni twasomye mu ijambo ry'Imana
muri Matayo 12 ibice 12 ku murongo waho wa 43 na 44 na 45 niho hatubwiye ngo umudayimoni habanjije umudayimoni umwe asanga inzu ikubuye. Iyo amaze gusanga inzu ikubuye abona atayibamo wenyine, aragenda agatumira abandi 7. Aba badayimoni 7 kandi ahantu muhasome neza ngo atumira abandi badayimoni 7 bashumbije kuba wa wundi umwe mubi. Yamara kumutumira, yamara kubatumira bakaza, ubundi bakarika muri wa muntu. Ari hahandi usanga gusambana byarabasa umuntu bikamugora cyane icyaha kukihana bikanga. Ari handi usanga gukubita umugore nta bitinya, gufungwa nta bitinya. Kuki umuntu kwiba abona kwiba ukamugira inama zo kwiba, akavuga ati ibi bintu ndabyihanye ntago nzabyongera, ariko mukanya wajya kumva ngo bamufashe. Nukubera iki? Hari abadayimoni batari bashira muri we. Umuntu akihana icyaha cyo guheheta cyangwa se cy'amarari runaka akayihana, ariko mukanya ngo irari ryongeye ryaje. Nuko hari abadayimoni bagituye muri we. Nta kindi kizabashobora rero, ni imbaraga zo gusenga, ni imbaraga zo kwegera Imana, ni imbaraga zo gufata ibihe byinshi byo gusenga Imana. N'umuririmbyi yabivuze neza aravuga ngo uzaze uca uwo mugozi uzabumboshye umutima, nezezwa no kubohoka nkabona uko ngukorera. Hari imbaraga ziba ziboshye umutima, niko umuririmbyi avuga ngo hari imbaraga ziba ziboshye umutima. Uzaze uca uwo mugozi uzabumboshye umutima, nezezwa no kubohoka nkabona uko ngukorera. Nta kindi kizaca uwo mugozi rero, ni imbaraga zo gusenga, ni imbaraga zo kwegera Imana, ni imbaraga zo kwirinda ikibi. Uzirinda ikibute? Reba ko umuntu mugendana ari uzaguhirika muri ibyo bintu, kuko nugendana n'umuntu runaka udafatika azakujyana muri za mbaraga. Niba ugendanye n'umuntu akunda kwiyambarira utuntu twa mini, umubiri urahita utera, amarari y'ubusambanyi tayari arahita yinjira. Kabone neza yuko mutasambana ariko urajya gusambana handi. Kabone neza nujyana n'umuntu unywa inzoga akakubwira ngo kano kantu ngo ino ji yusutsemo kano kayoga ngo gatera umuntu akanyabugabo, tayari wamaze kuba umusinzi. Yesu natugirire neza. Hari ibintu byinshi byugarije abantu ariko kubyihana byarabananiye. Ariyo mpamvu ujya kumva ngo iyo umuntu akijijwe nabi bitera umwako. Impamvu bigutera umwaku ni iyihe? Hari ugukizwa nabi, ugakizwa nabi, nta nubwo uzi n'intego yawe yo gukizwa, uvuga ko uri umugenzi ugana mu ijuru ariko wakijijwe nabi. Icyambere, dufite abantu hano hirya no hino hari ibyaha byabananiye kubyihana, ugasanga umuntu ageze mu zabukuru ngo ariko ari kwaka divorce. Kubera iki? Hari ibyaha byamunaniye nawe kubyirekura, byaramunaniye. Nuko nawe ubwa atari yabanza ngo yitekerezeho ngo mbese muri njyewe ndimo abadayimoni bangahe? Buriya bakozi b'Imana, aho uri hose hirya no hino, ntago nabasha kugera ahantu uri cyangwa se nawe ubwawe ngo ubashe kuganira n'abantu bagenzi bawe, ariko icyambere cyo manzi umenye ngo ahantu uri hari abadayimoni urimo cyangwa se abadayimoni barimo muri bagenzi bawe mugendana. Muri ubwo buryo rero ndi kugira ngo nkubwire ngo numara kumenya uwo muntu umuzi w'ibyo byaha, umanze umubwire iri jambo rivuze ngo umuntu umwe iyo umudayimoni asanze inzu ye ikubuye, inzu ikubuye nta kintu kirimo, fata saro nta kintu kirimo, ibereye aho. Kandi nawe kuba mu nzu wenyine ntago wabishobora, bisaba ko ujya kuzana umukozi, bijya gusaba ko uzana umugore, bisaba ko ugira umugabo. Ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo iyo umudayimoni umwe asanze inzu ikubuye, ngo agira cya akajya gutumira abandi bakaza bakaba muri iyo nzu. Iyo nzu bamaze kuyitumiramo abadayimoni, azana babandi bamusumbye iki? Imbaraga. Kandi babadayimoni bamusumbye imbaraga iyo bageze muri we
bakora ibidasanzwe. Ari hahandi ujya kumva ngo ngewe narasambanaga, nakoraga iki, none ubu ngubu nareruye, yaba ari amafaranga ndayatanga, ibintu byanshizeho, byagize ute. Nuko Satani yasanze ko mu nzu ikubuye nta kintu kirimo, akajya kuzana abandi bagusumbya imbaraga. Bakozi b'Imana, aho uri hose niho handi ujya kumva ngo runaka ni umuririmbyi, runaka ni umudiyakoni, ariko afite ibintu byamubaze. Icya mbere, manzu urebe uvuge ngo ngewe kuki iki cyaha kitagira ute kitarangira muri ngewe, kuki rirari ritarangira muri ngewe, kuki uyu muzi w'iki cyaha utarangira muri ngewe. Manzu umenye neza yuko n'iyi nzu, iyi nzu turimo tubyigwa, nta yindi ni umutima wawe, nta yindi ni ubugingo bwawe, nta yindi ni wowe ubwawe. Kandi Yesu yabivuze neza, aravuga ngo inzu muyubake ku rutare, ngo naho uyubaka ku musenyi imvura izagwa, amazi azayitembana. Ubaka ku rutare ari wo Kristo Yesu. Imana itugirire neza. Bakozi b'Imana, reka mbabwire, mbaho ubuhamya gakeya ntarakizwa. Kera nkiri mu byaha ntarakizwa, nagize gutya, nakoraga mu Ruhengeri. Mu by'ukuri nagize gutya kwa kundi abantu baba bakiri abasore, dufata urugendo turatembera, abantu bazi Musanze hariya kuri Apikiri. Hariya kuri Apikire murabona ko hari rompuwe, umuhanda uva kuri sitade, hari umuhanda uva ujya za Gahunga, hari n'undi uzamuka mu Kinigi, hari n'undi umanuka werekera hariya ku Kiliziya. Twavuye hariya ku Kiliziya turazamuka turi gutembera, hari mu masaa 2 z'umugoroba, hari kuwa gatanu, ari muri weekend. Noneho tuba tubonye umukobwa mwiza, yari umukobwa ushinguye, atari muremure, atari na mugufiya, rwose pe wabonaga ari umukobwa mwiza, yatambuka ukabona ni umukobwa uteye amabengeza. Yari yambaye akajipo kageze hano ku mavi ariko gasatuye. Mu by'ukuri twaritegereje, turavuga turiya mukobwa ati tugomba kumutereta. Naravuze ati ndabu wa mbere. Naragiye mbona azamutse yerekera mu Kinigi, nanjye nambukiranya umuhanda ndamukurikira. Ngeze ruguru habura metero 3 ngo muvugishe, ngiye kubona nitegereje ku birenge bye, sanga amaguru ye ni iminono y'inka. Ibyo mbabwira ntago ari ukubeshya, naritegereje ndebye ku maguru ye, sanga ni iminono y'inka. Kandi muri za metero 3 ngewe nari ngiye kumuvugisha ngo bite mukobwa, ndi kugira ngo muvugishe, mbona uburyo kimwisanzuraho, mbona uburyo kimutereta. Hari muri weekend, murabizi weekend zo kuwa gatanu ukuntu ziba zishyushye. Noneho nitegereje ku birenge mbona ni ibinono by'inka. Ndavuga ati Imana ibi ni ibiki? Narakizwa mbonye iyo minono n'inka, ndavuga nti Imana ibi ni ibiki? Ikintu cyambayeho, ubwenge bwahise butakara. Cyakoze nakomeze nitegereza kwa kundi ari gutambuka, nkabona intambuko kwa kundi inka igenda itambuka mu maguru y'imbere, uko inka igenda itambuka ya maguru y'imbere, mbona n'iminono y'inka nayo nikiteye. Kuva hano mu mavi kugeza hasi byose byari iminono y'iki, byari iminono y'inka. Ndangije ntawumbaza ahantu ubwenge bwagiye. Ba basore twari turi kumwe ubwo bari inyuma nabo nk'abantu bari gutembera, ariko wagira ngo twatandukanyije urugendo, ariko bari hafi kugira ngo bumve n'ibyo turi buganire. Ikintu cyambayeho, ntumbaza ahantu ubwenge bwagiye. Naragiye nikubita muri rigore. Icyo gihe rigore yari ikorotiriye, ndagenda ngwamo ngo igihumure, baraza baranterura banyicaza ku ruhande. Wa mukobwa ubwo we yakomeje urugendo rwe, ariko nawe ageze imbere babura inzira yanyuriyemo. Noneho barambaza ngo mbese kuguye hasi n'iki kibaye? Ndangije ndababwira nti mube muretse kumbaza, mbanze ntuze umutima. Ndababwira ati ibintu mbonye ntago bibaho. Uriya mukobwa twakurikiye ni umudayimoni. Ndangije
mbasobanurira ibyambayeho, ndavuga uriya mukobwa yari afite agashakoshi nibyo, ariko ngiye kwitegereza mbona amaguru ni iminono y'inka, afite amaguru nabonaga ari ibinono, amaguru wagira ngo ni iby'inka, arimo agenda, ariko agashakoshi, amaboko agaragara ko ari amaboko, umubiri bigaragara ko ari umubiri, imisatsi ari imisatsi yarayizingishije ubona iteye neza, ariko ino misatsi ni iyi ngiyi ujya ubona badefiriza, iyi misatsi badefiriza niyo yari yidefirije, ariko afite agashakoshi gatukura. Ngiye kubona mbona ariko amaguru igice cyo hejuru cyari igice cy'umuntu gisanzwe, ariko igice cy'amaguru nicyo hajemo diferansi. Ngiye kubona mbona ni iminono y'inka. Ibyo mbabwira ni ukuri, naguye hasi, yewe n'ahangaha ku mavi hari inkovu ntazibagirwa nahakuye, kuko ntago wagwa muri rigore ikorotiriye sima ngo irananirwa kugusigira ikimenyetso. Nano ku mavi mafite inkovu y'icyo gihe ntago nzabyibagirwa, kubera ko iyo nkovu niyinyibutsa ko nari ngiye gutereta idayimoni. Ngiye kubona mbona uwo muntu aragiye, kuko icyo gihe hari hamaze igihe havugwa ngo hari abantu bava ikuzimu bakaza mu mahoteli, tubyumva bivugwa gutyo, bavuga ngo abandi bava mu marimbi, ngo abantu bakora amafaranga, ibintu nk'ibyo. Numva ibintu byinshi cyane. Icyo gihe ndangije ndavuga nti Mana, hatabayeho gusenga Imana ushobora gusanga nanjye umudayimoni yagize ute yankukiyemo. Ndabyibuka hari umupapa twasenganaga, icyo gihe nawe yari arimo agenda ari nijoro, ibintu biramukubita, arimo ataha nko mu masaa 5. Icyo gihe yari avuye mu kabari, ibintu biramukubita. Bimaze kumukubita, dufata intego yo gusenga Imana. Ndabyibuka ahantu twasengeye ni hari ku rusengero rwa Nyarubande, twarahasengeye, turangije ntara kumoza turahasengera. Mu by'ukuri hari hakiyoborwa n'umupasiteri, niba baramwitaga Manase, ngira ngo ntago ndimo mwibuka neza, ariko mbabwiza ukuri yuko iyo udasenze Imana, gusenga nabi cyangwa gukizwa nabi bitera umwaku. Hari igihe ujya kumva ngo gukizwa nabi bitera umwaku, abandi bakumva ko ari imigisha, ariko iyo ukijijwe nabi bigutera umwaku, bigusigira ingaruka, bigusigira ibikomere. Ari naho usanga abantu barabaswe n'ibyaha kugira ngo babyirekure bikabananira. Ariko hari imbaraga z'Imana, iyo imbaraga z'Imana zakumanukiyeho, mu by'ukuri zibasha kugukura muri ayo maboko mabi ya Satani. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo tugwana n'imyuka mibi y'ahantu habiho mu kirere. Satani afite uburyo ki agukoresha wowe, akakugira igikoresho mu buryo wowe utazi. Wafashe intego yo kuvuga ngo nshatse umudamu, Imana iguha umufasha, cyangwa se uri umusore, hari ibyaha byakubase kubyihana birakunanira. Mu by'ukuri inzoka yiteye amagi igenda iyatera, yimaze kuyatera itayamagi hahandi ikigendera, ntago igaruka kuyasura. Ni nako usambana n'umuntu wasambanyijwe n'abadayimoni, cyangwa se ugasanga umugabo yasambanye n'umukobwa, uwo mukobwa yasambanye n'abahungu, yibwira ko ari umuhungu baramwishyuye, ariko ni umudayimoni yasambanye nawe, amubibamo ya magi. Ya badayimoni bamubyariramo, cyangwa se abadayimoni wa musore yasambanye, yaba ari umusore cyangwa se umugabo, asambana n'umukobwa amwishyuye ikiguzi, amaze kukimwishyura amumenamo ba badayimoni bamubamo. Abagabo baraza bagasambana na wa mukobwa, wa mukobwa nawe akagemurira ba bagabo nabo bakagenda bagemurira abandi bagore, ba bagore nabo bakagenda bagemurira abandi. Ibintu biragenda bikabisheni. Ari nayo mpamvu ujya kumva ngo njyewe mfite ibyaha byananiye kugira ute kwihana. Impamvu ni izihe?
hari abadayimoni wowe bagusizemo kugira ngo ubacike birakunanira, ariko mu gusenga Imana yo mu ijuru, mu by'ukuri turi abanyantege nkeya, ariko we nubashuka ugatekereza neza ukavuga ngo Mana, iki cyaha kukikinanira, iki cyaha kukingerageza kikananira, senga Imana yera yo mu ijuru. Mbabwiza ukuri, hari ibyaha bijya binanira abantu kubyihana, ariko kubyihana si uko bidashoboka. Manza umenye ngo njyewe ubwanjye impamvu iki cyaha kinanira ni ikihe. Umanza umenye ngo nanjye ushobora gusanga ahari mfite dayimoni ugenda uba muri njyewe, ndetse akabyara nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iyo umudayimoni umwe yinjiye mu nzu agasanga inzu ikubuye, aragenda agatumira abandi 7 barushije kuba wa wundi umwe mubi, barushije babandi 7 barushije kuba wa wundi mubi, bamusumbye imbaraga, bakaza bagatura muri wa wundi, ndetse bakamusumbya n'ubutware n'ubushobozi. Ari naho hantu ujya kumva ngo umuntu wagiye mu buraya aza aserereza urugo rugasenyuka, agakubita umugore wagiye mu busambanyi, umugore wagiye mu businzi. Hari ibintu byinshi bihinduka muri we, ugasanga ibintu bibaye bibi. Mwene data mukozi w'Imana, ibi bintu mbabwira nawe ubwawe, dufite abantu b'abadamu batabasha kugira ngo ibi bintu babicurangire mu nzu yabo, bitewe yuko abagabo babo babaye nk'intare. Dufite abagabo batabasha kugira ngo bumvishe ibi bintu abandi, kubera ko ntago babasha kubyumva. Ariko icyambere, niyo turi kugenda mu nzira, tekinoloji yarabikemuye, radio yicurangira mu nzira, telefone yicurangira mu nzira. Mu by'ukuri niba ushaka kuba ambasaderi w'Imana, tanga message nawe nushaka, nuba wicaye mu bantu ugenda uyicurange. Ndabizi n'ubicuranga abantu bazakugira umusazi, ariko nibamara kukugira umusazi, wowe ubwawe uraburi kurangurura nkaho nge ndi kurangurura. Tujya twumva abantu bagenda bacuranga bakagenda batanga ubuhamya aho Imana yabakuye, uko Imana yabagaburiye, uko Imana yagiye ikora ibitangaza, ariko nawe ubwawe ukwiye kuba umwambasaderi. Hari abantu bananiwe kwihana ibyaha byababase. Muraturanye, mubana nabo mu murimo, mubana nabo hirya runaka, ariko ijambo ryatubwiye ngo iyo umudayimoni abonye inzu ibereye aho, ntago ari iyi nzu tubamo, ni twebwe ubwacu. Ashobora kukwitegereza agasanga muri wowe ntacyo uri cyo, nta mwuka wera ugutuyemo, nta mumarayika ukurinze, nta n'ingabo zo mu ijuru zikurinze. Uri aho ngaho, uri nzapfa nzakira simbizi, nishaka nzapfe, warihebye. Ni nayo mpamvu ujya kwitegereza ugasanga watangiye gake gakeya, mu kanya ibintu byarananiranye. Ninde wananiranye mu rugo? Ni wowe. Wanyweye urumogi gake gake yabagusomejeho, ariko wajya kwitegereza ugasanga ni wowe ugura urumogi rw'ibihumbi runaka, urarunyweye, urarurangije, ubaye umusinzi. Niyo umusinzi atangiye gusinda, ahera ku kayoga gakeya asomaho gakeya. Wajya kwitegereza ugasanga yaraberuye, amara amakesi, amara ibibindi, amara amadomoro, arara ijoro ari kunywa. Kubera iki? Yatangiye gake gakeya. Ni handi ujya kwitegereza ugasanga umuntu wiba ahereye mu nkono cyangwa se mu isafuriya, ahereye yiba ibiro by'ibirayi 2, cyangwa se agiye kudaha ikiro cy'ibishyimbo, bigezaho neza araberuye neza, agiye ajya gupfumura inzu z'abandi. Kubera iki? Satani yahereye ku kantu gatoya, arangije guhera ku kantu gatoya ahera ku kintu kinini. Bene data bakozi b'Imana, Jambo ry'Imana riratubwira ngo nimwegere Imana nayo izabegera, muhunge Satani nawe azabahunga. Ariko nimutayihunga, nimuhurwaho Satani, mugahurwaho abadayimoni, bazabuzura. Ari hahandi uzashaka kwibohora umuzi w'icyaha bikunanire.
ni nayo mpamvu ujya kumva ngo ejo bundi nakurikiye ibintu ku mbuga nkoranyambaga ngiye kumva numva umuntu aravuze ngo yashakanye n'umuntu ngo bakimara kuva mu rusengero ngo bahita basaba iki divorce. Mu by'ukuri ibyo bintu byakakwiye kubaho, ibyo bintu byagakwiriye kubaho, ariko mu by'ukuri kubera iki Satani yarasabye ariko bo ntibabimenya. Nawe ubwawe ushobora kwitegereza ugasanga Satani yarasabye urugo rwawe, yarasabye abo mu nzu yawe, yarasabye abawe ariko ntibabimenya. Ibintu bitangira gake gakeya, ariko mu gusenga Imana yo mu ijuru ifite imbaraga. Dufite Imana ibohora, dufite Imana icagagura, dufite Imana ikora imirimo n'ibitangaza, kandi ni Imana ishobora byose, kuko itimanye umwana wayo ntizabura gukemura n'ibyacu. Kambabwiza ukuri, iri jambo Yesu yarivuze azi neza umuntu icyo ari cyo. Iri jambo Yesu yarivuze azi neza icyo abantu bazahura nacyo, ariko ndi kugira ngo mbabwire ngo nimusenga Imana izabegera, ariko nugira intege nkeya Satani nawe azagusamira hejuru, nk'uko aba badayimoni bagiye bakajya mu umuntu agasambana. Ndi kugira ngo mbabwire ngo bakozi b'Imana, dufite umubabaro ukomeye cyane. Imana nayo ibabajwe n'abantu benshi bari kujya kwishayisha. Reka mbabwire, uzarebe nk'umuntu wagiye kurara muri rogi, iyo ugiye gufata shambure, iyo ugeze hahandi bafata shambure, ikintu cya mbere kibakira si igitsina gore. Kuki igitsina gore kibakira? Iyo ugeze muri icyo cyumba nta kindi muri wowe utekereza, uhita utekereza kutarara wenyine. Kandi mu by'ukuri iyo utekereje kutarara wenyine, utekereza kurarana na ba bandi urimo witegereza aho hirya, imiziki birimo ikubita mu mayira, abo muziranye, ugatekereza. Ariko ndi kugira ngo nkubwire ngo icyo cyumba ugiye gufata cya shambure, manzu barabadayimoni uri buze kwakura. Ayo mashuka ugiye kuryamaho agoswe cyangwa meswa, icyambere cyo ayo madayimoni afite ibyaha byinshi. Ayo mashuka cyangwa se icyo gitanda hari ibyaha byinshi byahakorewe, abasambanye, abakuyemo inda, ni byinshi cyane. Nawe wabirondora, nawe ukabyitegereza, nawe uragenda ubikura aho ngaho, nurangiza bize bikugize ute, biguhetse mu mugongo wawe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuhagaze nawe yirinda atagwa, kandi imirimo ya mbere izaheshwa agaciro n'iya nyuma. Kuki iri jambo Imana yarivuze, imirimo ya mbere izaheshwa agaciro n'iya nyuma. Kuba usenga Imana ntibivuze neza yuko utahura n'ibisitaza. Abahanuzi baguye muri ubu butayu, abavugabutumwa baguye muri ubu butayu, abapasitoro baguye muri ubu butayu. Kuki baguye muri ubu butayu? Nuko Satani azi ahantu yakora ku mutsi w'umubiri wawe. Niba azi neza ko wagwishwa n'ubusambanyi, Satani arabizi tayari n'ako kanya. Niba azi neza ko wagwishwa n'ubusambanyi, Satani nta hantu atazi, we ahishurirwa ibyacu twebwe tutarabihishurirwa, ariko Imana ikajya igenda iduha amakuru. Musenga Imana, mubwire Imana ati Imana, ca umugozi umboshye. Reba ibiri kukubata muri iyi minsi, usenge Imana, kandi ndizera nashidikanya yuko nusenga Imana yo mu ijuru, Uwiteka Imana azakugirira neza. Yesu ashoboye byose. Dufite Imana yumva gusenga, ni Imana ishobora byose. Ndi kugira ngo mbabwire ngo nanjye ubwanjye yo ntaza kwegera Imana ngo senge ntarakizwa, mu by'ukuri nanjye mbameze nk'abandi bose. Ariko umuririmbyi yavuze neza, aravuga ngo uzaza uca uwo mugozi uzabuboshye umutima, nezezwa no kubohoka nkabona uko ngukorera. Bakozi b'Imana, dufite hirya no hino urugamba rukomeye cyane, ndetse n'abantu hirya no hino n'abayobozi. Ariho hantu uri kujya kumva ngo abantu bari gusaba za divorce igitondo n'ikigoroba, abantu bari kwicana igitondo n'ikigoroba.
impamvu ni iki? Satani yarabagendereye ntibabimenya. Ingo nyinshi ziri gusenyuka igitondo n'ikigoroba ariko abantu ntibabibone. Abandi bantu bakicwa n'ubukene cyane ngo ni ubukene kubera iki? Wari umuririmbyi ubona ibintu byaranze, yewe ubona n'ibihombo. Ijambo ry'Imana mujye mwibuka ko ritubwira ngo handitswe ngo aho kugira ngo nguhombe nta guhombya, aho kugira ngo Imana izahombye ubugingo bwawe wowe yaguhombya ariko ikarinda ubugingo bwawe. Ubutunzi ni ingenzi kuba bufite, ariko nanone agaciro ni ubugingo buhoraho Imana yaguteganyirije. Byo byonyine no kutamenya ko uri uw'Imana, ko Yesu yagupfiriye ku musaraba akakubambirwa, ntubiha agaciro. Dufite abantu benshi bari abakozi b'Imana, uyu mwanya bari gukorera Satani, bahaye intebe Satani, bari gukorera Satani ku mugaragaro. Ariko mbabwire ngo nubwo bimeze gutyo, biratubwira ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko meze nkawe, ariko ngo nzabishyira imbere y'amaso yawe. Imana nibishyira imbere y'amaso yawe uzabigibwira ngo iki? Muri iyi minsi nakomeje nkurikirana ibintu n'ibindi, nditegereza hamwe no gusenga Imana, sanga hirya no hino abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana bafite ibintu bikomeye cyane. Ni gute umuntu ajya gusengera umuntu wagirayo ngo witwaje uruhu ngo nigo ruguha imbaraga, ngo witwaje inkoni ngo niyiguha imbaraga, ngo witwaje ibi bintu ngo byirukana abadayimoni? Harya ibyo bintu bitari mu Imana ni bwoko ki? Hano imbere uzabwira Imana iki? Mu by'ukuri namwe ubwanyu murabireba. Burya iyi myenda abantu baba bambaye ntago ari ibonekamo agakiza. Aya makote abantu mubona bambaye ntago ari yari mu Imana, ntago ari y'agakiza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo muzababonera ku mbuto zabo. Ariko mbabwire ngo izo mbuto niba zitari kugaragarira abandi, mu by'ukuri ujye umenya neza yuko n'uwo muntu ameze nka ya nzu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umudayimoni yayinjiyemo agasanga iyo nzu ikubuye nta kintu kirimo. Inzu idafite ijambo ry'Imana, inzu idafite guhamya kwa Yesu, inzu idafite gukiranuka, iyo yose yambaye ubusa. Ni nayo mpamvu uri kubona Satani ari kugenda akoresha abantu mu nzu zabo harimo ubusa, nta kintu kirimo. Mu by'ukuri ugasanga ngo ni ugushitura ikigani cya wa muntu. Imodoka mwigeze mubona ishiturwa? Ntago imodoka bajya bayishitura, kandi iyo ibuze esanse iraparika igahagarara aho ngaho. Iyo feri icitse ntago imodoka igenda, bayitega niba nabyita iki bakayiteka igahagarara aho ngaho kugira ngo bayikore ibone kugenda. N'umuntu udafite umwuka wera nawe aba ameze nk'igiporoporo kiri aho ngaho. Umuntu udafite agakiza nawe aba ameze nk'igishushungwa kigenda. Ariko ndi kugira ngo mbabwire ngo musenge Imana nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Bakozi b'Imana, buriya buhamya nababwiye ngo njye nagiye gutereta nsanga umuntu ameze neza mu maguru ni nk'ibinono by'inka. Uriya muntu yonza kuryamana nawe yanyihishemo, ni iki kintu nari gukuramo? Ubu ngubu mba ndi nk'uwo meze uyu mwanya. Ariko kubera ko Yesu yamagazeho, haleluya haleluya, Yesu yamagazeho amagarara haravuga ngo wowe ntago ukwiye kuba icyororo cy'abadayimoni, ntago ukwiye kuba icyororo cy'abadayimoni. Imana impagararaho, nawe senga Imana iguhagarareho. Mu by'ukuri uriyizi gusumbya uko wiyizi. Wowe uriyizi, hari ibyakunaniye, hari ibyo uri kwanduriramo, hari ibyo uri guseberamo, hari ibyo uri kubona nawe ukabona ntibiri gusobanuka neza. Senga Imana Data wa twese wo mu ijuru. Imana ifite imbaraga n'ubushobozi, itimanye umwana wayo. Dufite Imana ivuga, dufite Imana ikora, dufite Imana y'inyembaraga, dufite Imana we, dufite Imana. Nawe niba uzi guhamya kw'Imana,
abakera barayihamije, nawe uzayihamya. tugiye gusenga Imana mu by'ukuri, dufatanyije uru rugendo rwo kujya mu ijuru. Iwacu si hano mu isi, iyi si ni intizanyo tuyinyuraho twitambukira, mu kanya ukabura ahangaha, mu kanya ukibona iriya, uko utega ikinyabiziga cyangwa ukagenda n'amaguru ukaminuka umusozi. Ni nako kuva mu isi bimeze. Yesu yabivuze neza, aravuga ngo iyaba umuntu yabaga amaso akamenya igihe umuntu bari buze kumwibira, nawe niko wakagombye kubera amaso inzu yawe kugira ngo umujura ataza kukwiba. Nawe ndagusabye kugira ngo ube maso, ubere ubugingo bwawe, Satani ataza kukwiba akakunyaga n'icyo yaguhaye, akakunyaga. Kandi twasomye Yesu yigeze acira umugani, aravuga ngo umugani w'abakobwa 10 ngo 5 bakomeza kubika amataranto yabo, abandi 5 ari abapfu. Reba niba itaranto ryawe urifite cyangwa se nawe uri mwabariya bapfu, umenye ikigero cyawe, umenye n'icyo ukwiriye gukora kugira ngo twebwe twese tuzabashe kwimana ingoma na Kristo, natwe tuzabashe gutaha mu bukwe bw'Imana yacu yera yo mu ijuru. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga Imana rero. Mukozi w'Imana, tutarasenga Imana, hari ubuhamya uduhaye bw'ukuntu wari ugiye gutereta igini ry'umukobwa utabizi. Ese mu by'ukuri biriya bintu ngiye ndikanze ngize ubwoba, najyaga mbyumva nkagira ngo biriya bintu ntabwo bibaho, ariko uduhaye ubuhamya bw'uko ubwawe byakwibereyeho. Ubwo buriya mbere y'uko ubyibonera imbona nkubone, wabyumvaga gutyo ukemera ko ibyo bintu ari ukuri? Ntago nabyemeraga nk'ukuri. Nawe ubwawe wabonaga ko ari ibintu bitabaho rwose? Ntago nabyemeraga. Buriya n'iki kintu kigendanye no gushaka amafaranga, baravuga ngo bajya gushaka amafaranga kwa Mayimuna cyangwa se ikuzimu, bavuga ngo hari umukobwa utanga amafaranga ngo w'udusokozo. Ibyo bintu byaravuzwe, ariko nanone n'ibyo bintu njyewe ndi umugabo wo guhamya, nkorera i Rubavu, nakoreraga i Rubavu kubera ko abantu y'Imana itaragutabara cyangwa se hari ikigushakaho, hari uburyo igenda ikuremera ubuhamya. Ari nayo mpamvu mvuga ngo abaririmbyi bavuze ngo muzavuga Imana yanyu mwabonye, ayo mateka ntakibagirane. Ibi bintu by'uyu mukobwa w'igini nagiye gutereta ndabihamya n'amaso yanjye ndetse n'umutima wanjye ndabihamya. Ndabihamya neza yuko n'aba bantu bavuga ngo bajya gufata amafaranga kwa Satani, turi ni Rubavu bwaho. Umuntu yaravuze ngo hari abantu batanga amafaranga ngo ukajya ku nyanja ngo ukabona amafaranga. Nabyo wenda tuzabigarukaho mu kindi kiganiro. Ndabyibuka ko umuntu yaduhaye telefone, twari abakarani, nakoraga akazi nkora ahantu hari abantu b'abakarani, baravuga ati twebwe dushaka amafaranga, dushaka kuva muri aka kazi, kandi akazi k'ubukarani murakazi n'imbaraga zako n'ingufu umuntu akoresha. Umuntu aravuga ati reka mbahamagarire umuntu muvugane. Twari abantu 6, buri muntu bamwe bagenda bamutegeka aho bari buze guhurira n'uwo muntu, ariko hehe ku nyanja ku Kivu hari i Rubavu. Bamwe bagenda bavuga site bari buze guhuriraho, nanjye bantegeka aho ndi buze kujya. Ariko ngeze aho hantu, nimba ari we waje ntumbaze, nagiye kubona mbona mu kiyaga hatumburutsemo ikintu bita ibyondo byo mu mazi, biraja nk'agashyururu bizamuka, ubundi umurabura kubita ku nkombe. Ngiye kubona numva ubwenge buragiye neza, ubwenge buragenda, ngira ubwenge ubwoba ndiyirukira. Maze kwiruka, ikintu cyabayeho ngeze ruguru nk'iriya, nagiye kubona mbona ikintu kidasanzwe mu mazi, ndangije shyitsamo ndiruka. Ariko babandi bo y'Imana igufiteho umugambi igira n'uburyo ikurinda. Y'Imana igufiteho umugambi igira n'uburyo ikurinda kugira ngo izo mbaraga utaza kuzandura. Babandi uko twari 6, 4 nibo bashoje umuhigo, 2 twebwe tugira ute ntitwasoza umuhigo, kuko Imana yari idufiteho iki umugambi.
Haleluya. Ariko niba Imana igufiteho umugambi rero, icyo Imana yakugambiriyeho no gusohora kizasohora. Nanjye nibwo mvuga Imana nzi nabonesheje amaso yacu. Muri icyo gihe bamwe babahaye amafaranga, ndetse ndatekereza ko na n'izi isaha muri abo ngabo nta n'umwe ugituye muri iki gihugu, benshi bari hanze. Mukozi w'Imana, ufite ibintu byinshi cyane ntarinzi, ufite ubuhamya bwinshi ntarinzi, ntago twabuvuga none ngo tuburangize, ariko ndizera yuko vuba cyane ubu buhamya uzabuduha neza. Hari ibintu abantu tugenda dushidikanyaho, ariko Imana ishimwe, kubera yuko ndakuzi, nkuzi nk'umukozi w'Imana kandi uvuga iby'ukuri. Ndabizi neza yuko nta kindi kintu ushobora kuvuga ugeretse ku byo wiboneye n'amaso yawe. Ubu buhamya rero uzabuduha ubutaha. Reka tube dusubikiye ahangaha, ariko twumve yuko mu biganiro by'uyu mugabo tuzagira hari ibintu byinshi cyane tuzakurikira. Abantu mujya mutubona gutya, ariko burya abantu ni inzu z'ibitabo by'amateka. Ubwo rero mu kindi gice hari byinshi dushonje duhishiwe. Utange namba yawe ya telefoni n'ubundi kugira ngo abazakubona cyangwa se abazagukenera bazagire adresse yo kukubona. Ni karibu no gutanga nimero yawe ya telefoni. 0783 317 016 4. 0783 317 016 4. Ukoresha umurongo wa Tigo 072 700 65 71. Ubundi umwami Yesu abahe umugisha. Reka dusenge Imana yera yo mu ijuru. Mwami Yesu Kristo, Imana ishobora byose, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, wavuye mu ijuru ubumbura igitabo cyari cyarananiranye mu butware bwose, mu bakerubi n'abaserafi habuze n'umwe wabumbura icyo gitabo, ariko we Yesu Kristo uraza urakibumbura kugira ngo ucungure umwana w'umuntu. Umaze kukibumbura mu izina rya Yesu Kristo, uraza umanuka mu isi, ubyarwa n'umwana w'umugore, urangije upfira ku musaraba, ugera ikuzimu. Ikuzimu wageze hari y'abakiranutsi, urabafungurira. Mana, bapfuye bizeye Imana yera yo mu ijuru, urangije ufungira Satani ikuzimu. Mwami Imana yacu, abakiranutsi bajya heraho mu bwami bw'ijuru. Nyemerera rero mu izina ry'umwami Yesu Kristo, ndasenze mu mbaraga z'Imana ishobora byose, idakiranirwa ngo ireka abayo cyangwa ngo yibagirwe gusenga kw'abantu. Mana, ubu bwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo ndabusengeye. Aho bari hirya no hino, hari abafite ibyaha byabananiye kubyihana, barabikora bakongera bakabisubira. Ariko Mana Data wa twese wo mu ijuru, genda mu isi yose ucagagure mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana yacu, ucagagure, ubahe kwezwa neza, bihane neza, agakiza k'Imana kababonekemo, imbaraga z'Imana zicagagure ibyo byaha byananiye kwihana. kandi Imana Data wa twese, na bya bindi by'ibisigisigi na wa mudayimoni umwe usigara akaguma muri bo, naho mukubitisha inkota yawe umutiko uravemo mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zimutahemo, agakiza k'Imana kabe muri we, kandi ubahereza abamarayika bo kubarinda. Mwuka wawe wera agende, ibidashobokera abana b'abantu urabishobora Yesu. Ngaho genda utahe mu mitima y'abantu, abakwizera bose uzabaho ubugingo buhoraho, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze Yesu. Reka abakiranutsi babe benshi, abarimbuka Mwami babe bakeya, abakiranutsi babe benshi, yaba mu ijuru ndetse no mu maso hawe, bagaragare neza imbere zawe, kandi babe abana wishimira. Urakoze Yesu, urakoze kuko mvishe gusenga kwacu, kandi nawe ukaba witeguye gutanga imbabazi no kurengera abantu mu mukumbi wawe. Urakoze Yesu, ngo tegeka byose bikumvire nk'Imana. Mbisabye Imana yera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha mwene data, n'abazadukurikira bose bahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Shalom shalom.